Mana tuje imbere yawe, tuje kuvuga imirimo yawe ukora. Bakunzi bagusengarwa abari ku migabane itandukanye y'isi, tubahaye ikaze n'ubundi ni wa mwanya udasanzwe w'ijambo ry'Imana tubagezaho hano kuri gusengarwa, nkuko twabasezeranye ko tuzatubazanira abakozi b'Imana batandukanye. N'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana, Imana yagire neza ubimazemo igihe, umaze igihe mu gakiza. Dushimiye Imana, hari ijambo ryavuze ngo imbizi zenda z'uruyenzi, Imana ikiduhetse. N'ubundi turi kumwe n'umukozi w'Imana, ndagira ngo nkurarike abari muri Amerika, abari mu Busuwisi, abari mu Bufaransa, abari mu gihugu cyacu, abantu badukurikira. Ndazi ko abantu benshi bumva ururimi rw'Ikinyarwanda ni benshi. Tubahaye ikaze n'ubundi gukurikira umukozi w'Imana muri kano kanya. Ndagira ngo tumwakire abibwire. Ni karibu umukozi w'Imana. Murakoze cyane nkuko mwene data bivuze. Ni Mpazibirego Pierre, nkaba ndi professeur muri Fateke, ariko bakaba bifuje ko uyu mugoroba tuganira ijambo ry'Imana. Abashaka kutumenya neza, akenshi mboneka ku gitabo cy'Ibyahishuriye Yohana, iyo ngisobanura niwo mugambi nafashe. Kandi kuba byifuza, nimero ya telefone ni 0783407035. Imana iduhana umugisha hamwe. Umwanya urageze rero gusangira ijambo ry'Imana mu gitabo cy'Itangiriro ibice 3:21 n'iryo jambo tuganira uyu munsi wa none. Turebe hamwe igitabo cy'Itangiriro ibice 3:21 tuvuga tubwira. Haratubwira hati, Uwiteka Imana iremera Adamu n'umugore we imyambaro y'impu, irayibambika. Amena. Adamu yaremanye ubuziranenge, kandi ntabwo yaremewe gupfa. Umugambi w'Imana kwari kugira ngo azarame iteka ryose. Nizo mpamvu yamuhaye ibintu bine bikurikira: yamuhaye gutekereza, yamuhaye kumenya, yamuhaye guhitamo, yamuhaye umudendezo. Ibyo ni ibintu bine Imana yahaye umwana w'umuntu mu gihe cy'ubuziranenge itagomba kuvogera. Nizo mpamvu uwo mudendezo ushobora kwica umuntu w'umukristo, Imana ikakureka kandi kureba ikakwihorera. Iyo aritekereza neza, akamenya ibyiza, agahitamo neza, akarinda umudendezo we, ntabwo yari gupfa, kuko urupfu ni ingaruka y'icyaha. Ariko Imana yirengagije ibicumuro bye, iramubabarira. Ubwo Imana yamanuka muri ya ngobyi ya Edeni, Adamu yari amaze gucumura, avuye mu mwanya w'ubuziranenge. Ingaruka y'icyaha ya mbere yagize ni isoni. Ku muntu wese yakoze icyaha, ingaruka y'icyaha ni isoni, aramwara. Ariko akiri mu buziranenge yambaraga ubusa. Ijambo ry'Imana mu Itangiriro igice cya 2:25 haravuga ngo umugabo n'umugore bari bambaye ubusa, ntibakorwe n'isoni. Kandi burya Imana itaramuremera umufasha umukwiye, yitwaga Adamu, ntabwo yitwaga umugabo. Adamu risobanura ngo umuntu. Adamu risobanura ngo ibumba mu Giheburayo. Adamu risobanura amaraso. Imana imaze kumurema rero kwari ukurama iteka ryose. Iyo yemera kubahiriza ibyo bintu bine Imana yamuhaye, yari uwo kurama iteka ryose. Ariko amaze gucumura, Imana imanuka muri ya ngobyi, yari uwo kurimbuka. Yari uwo kurimbuka. Igihano kiva ku Uwiteka ntabwo gisibanganya imbabazi zayo. Ariko imbabazi zayo twitonde, ntabwo zikuraho urubanza. Ndabereka rero ukuntu Imana yabakoreye Pasika mu buryo bugaragara. Imana yaramanutse, Adamu na Eva bakwiye kurimbuka. Kandi kugira ngo umuntu acungurwe, agomba kuba igitambo gipfa mu cyimbo cy'uwo muntu wacunguwe. Hari ijambo ry'Imana avuga ngo Uwiteka aremera Adamu n'umugore we imyenda y'impu, irayibambika. Nuvuga ngo yari imanutse bakwiye kurimbuka, ariko ibarebye ibagirira impuhwe, irabasimbuka.
imaze kubasimbuka ntiyari kibakandagiye ariko yagira ikikandagira mu cyimbo cyabo. Amen. Bwana sifiwe. Amen. Imana rero bishakiye igitambo. Iyo umwana yicaye mu nzira ukabuza inzira yo gutambuka uramusimbuka ko ari ukugira ngo umurengere, ariko ushobora kumusimbuka imbere y'ariyo magi y'inkoko. Ya magi y'inkoko ukayakandagira akaba abereye igitambo wa mwana. Pasika rero mu ijambo ry'igibano risobanura ngo pasaha, risobanura ngo pase utire cyangwa kunyuraho cyangwa gukikira cyangwa gusimbuka mu buryo bwo kurengera. Iyo umuntu asimbutse atinya ntabwo babyita pasika. Ushobora gusanya inzoka mu nzira wisimbuka kugira ngo itakuruma, ariko ntabwo ukoze pasika kuko utayigiriye imbabazi. Imana isimbuka kuko yagiye imbari cyagombi gukandagirwa. Izo mpamvu yemeye Adamu na Eva itungo irasimbukira rikandagira rimena amaraso. Adamu barababarira, ariko amaze kubabarirwa ntabwo yakuyeho ingaruka y'icyaha. Imana yaramubabariye, nizo mpamvu turi uyu munsi wa none, ariko twese abamukomokaho turwana n'ingaruka y'icyaha. Kuko Adamu ni umuntu umwe niwe wazanye icyaha mu isi. Cya cyaha kizana urupfu, rwa rupfu rugera ku bantu bose kuko bose bamukomokaho bakaba barakoze ibyaha. Niba yaririye kugira ngo abyibuhe, twari tukiri muri we, twaririye muri we, ntabwo tuzira ubusa. Niba uwe n'akaga banza wareba nkomoka kuri Adamu wakoze icyaha. Niba ukomoka kuri Adamu urazira cya cyaha kuko waririye mu nda ye. Uriba wese abakora umushinga wo kuzabeshaho abana be. Abazamukomokaho bose bashobora kuzavuga ati we woroye inka nziza, uti nibyo wazikuye, uti nizo nacuruje naguze. Ko batubwiye ko so yibaga inka, uti sinari impari. Ariko icyo gihe yibaga inka yakoraga umushinga w'abazamukomokaho. Ishura rero inka z'abandi ntabwo uhobusa. Izo mpamvu kugeza uyu munsi wa none nubwo ingaruka y'icyaha cyakozwe na Adamu ari urupfu, ariko abamukomokaho bose barunyuramo. Imana rero kubw'imbabazi zayo yari yamuremeye kuramba iteka ryose, ariko iravuga iti ngiye guhendahenda umwana w'umuntu umugorore. Nimara kumugorora ndebe ko namuha imyaka 900. Mu myaka 900 ibyo yankora ari byiza, nareba ukuntu namusubiza muri cya gihe cye cy'ubuziranenge. Adamu yapfuye afite imyaka 930. Jeredi yapfuye afite imyaka 962. Metusela yapfuye afite imyaka 969. Nowa yapfuye afite imyaka 950. Iyo myaka ni imyaka yateganije kugira ngo umwana w'umuntu azayirame anezeze Imana muri yo. Ariko Imana ibura umuryango yubaha muri abo bantu bose, ahubwo barushaho gusaya mu bibi. Iravuga ngo mbakwiye kuri 920. Ntabwo Adamu yagomba gupfa, yagomba kurama iteka ryose. Nizo mpamvu isezerano rivuga ngo mubyare mwororoke mugwire mwuzure isi. Ni isezerano rya mbere ry'igihe cy'ubuziranenge, ntabwo ari isezerano ry'iki gihe. Kuko riba isezerano ry'Imana ry'iki gihe abatabyara baba bari gukora ibyaha. Ariko kuko ingumba zihari hakaba ibiremba, abikoranye ubwabo cyangwa bakorwe n'abantu, abo bose ntabwo bagomba kubyara. Atari uko ari abanyabyaha, ari uko ahubwo ryasezerano ryo kubyara tukoroka ryangiritse. Ubu dufite ikibazo cyane cyane mu matorero cyo kuboneza urubyaro. Turagifite. Abantu benshi bavuga ko kuboneza urubyaro ari icyaha kuko badasoma ibyanditswe byera. Imana niyo yaboneje mbere, ariko iyo utazi gutandukanya kuboneza urubyaro no kuringaniza urubyaro no kugabanya urubyaro, uzambiriza iteraniro. Imana imaze kurema isi n'ijuru yaratekereje, irabanga umuntu azakenera ubutaka, ibanza kurema ubutaka. Bumaze kuboneka, Imana ibona ko umuntu uzaba ku butaka azakenera amazi, ishiraho amazi ku munsi wa kabiri. Umunsi wa mbere ni ubutaka, umunsi wa kabiri ni amazi.
umunsi wa gatatu imana ibona ko azakenera kurya ishiraho ibimera ibishyimbo n'amasaka. umunsi wa kane imana ibona ko bya bimera byose bitazabasha gukura hatari ibiva binini iri mu kwezi n'izuba byo kugira ngo bya bimera bikure wa muntu azabona umwero n'umusaruro umukwiye. umunsi wa gatanu imana yavuga ati no azarya gusa anywa amazi asozeho amazi oya amatungo kugira ngo abone amata. ku munsi wa gatanu imana irema amatungo wa muntu abona ubutaka bwo kubakaho, wa muntu abona ibyo kurya, wa muntu afite amazi yo kwiyarira no kunywa, wa muntu abonye amatungo kugira ngo azanywe amata. imana iravuga ati ko ibyo kurya bibonetse kuki umuntu ataza tukwa ngomba kurema umuntu wo kuzatura kuri ubu butaka naremye, ngomba kurema umuntu wo kuzanywera amazi naremye, ngomba kurema umuntu wo kurya imyaka naremye, ngomba kurema umuntu wo kwicunga amatungo naremye. umuntu aza ku munsi wa gatandatu. uko niko kuringaniza. iyo nabwiye kuringaniza ni ukurema ibintu mbere y'umuntu, niko bisobanura. rero umuntu uringaniza urubyaro n'ugabanya urubyaro n'uboneza urubyaro baratandukanye. kuboneza ni ukurema ibintu mbere abantu bakazabisanga. noneho abantu batagira ubwenge baravuga ngo reka tureme abantu bazabishaka. wananiye kubishaka uri umugabo, abo ugiye kurema nibo bazabishaka. ni akaga gakomeye. kandi njya nkunda kubikomanga ndavuga nti umwana wawe niba utamuvunikiye ngo ubiri ibyo yakureba ntabwo azakubaha. hari abantu bavuga ngo duhe Imana icubahiro mu mwana wanjye abonye umushinga wo kumufasha, azubaha uwo mushinga na nyiri umushinga ntabwo azubaha ababyeyi be. kuko hari umwana watanze ubuhamya mu rusengero avuga ati Imana ishimwe mumfashe guha Imana icubahiro kuko data na mama bapfuye mbere, iyo badapfa mbere ntabwo umushinga wari kumfata. kandi bakuru banjye babanye nabo bo ntabwo bize nkanje, ariko ngira amahirwe ngiye gukura barapfa, umushinga uramfata. iyo umwana ageze igihe cyo kwifuza cyo nawe uri ikivume. Imana rero kuko ikunda umwana w'umuntu yemeye kubaga itungo, rya tungo rimena amaraso, ya maraso ari impongano y'ibyaha bya Adamu na Eva. Imana irabasimbuka ntibaba bakirimbutse, ariko rya tungo rirarimbuka. kugira ngo habe kubabarirwa ibyaha hagomba igitambo. igitabo cyo kuva igice 12 umurongo wa mbere, Imana yabwiwe Aroni na Mose uko bazategura Pasika. hari Isirayeli bari mu Egiputa baratakambye, umubano ugera ku Uwiteka. Imana iravuga ngo ndagutumye Mose na Aroni mukuru wawe mugende bukuru ubwoko bwanjye mu gihugu cya Egiputa. Egiputa ashushanya isi y'ibyaha, Farawo ashushanyaga Satani, Abisirayeli bashushanya ubwoko bw'Imana buri mu mahanga mu isi ya Satani, ariko bagomba gucungurwa. ibaremera Pasika. iravuga ati rero mu gihugu cya Egiputa irababwira iti ku kwezi ndarihanangirije kuba rero ukwezi kw'imfura mu mezi yose kuba kwa mbere, ubundi Pasika y'Uwiteka iba mu kwa mbere. ariko murashobora kuvuga ngo kuki iba mu kwa kane? ni impamvu ya kalendari y'Abaroma n'iy'Abayuda. kalendari yanditswe muri Bibiliya ikoreshwa ni Abisirayeli bakoreshaga, ariko twe kuko twavutse mu ngoma y'Abaroma tugatangira itoro mu ngoma y'Abaroma, twakiriye kalendari ya Gregoire wa 13 ni papa w'i Roma w'ikigenda 1500. iyo kalendari niyo twakiriye. yavugaga ko ku cyumweru ari umunsi wa karindwi, kandi ku cyumweru ari umunsi wa mbere. ku cyumweru ni umunsi wa mbere, awugira uwa karindwi. bagiye guhuza kalendari y'Abayuda n'iy'Abaroma, ukwezi kwa mbere kugwa mu kwa kane, ukwezi kwa gatatu kugwa mu kwa gatandatu, ukwezi kwa 9 kugwa mu kwa 12. nizo mpamvu Pasika y'Uwiteka y'Abayuda iba mu kwa mbere, biranditswe. uko kwezi bakwita Abibu, bakwita Nisani. kuva 12:23 uko kwezi
niko agomba gukora mu pasika y'Uwiteka. Kalendari rero y'abayuda nayo igizwe n'amezi 12 nkuko Bibiliya itubwira. Ukwezi kwa mbere kwitwa Nisani cyangwa Abibu, ukwa kabiri kwitwa Zivu, ukwa gatatu kwitwa Tamuzi, ukwa gatanu kwitwa Aba, ukwa gatandatu kwitwa Eluli, ukwa karindwi kwitwa Etanimu, ukwa munane kwitwa Bura, ukwa cyenda kwitwa Kisireve, ukwa 10 kwitwa Tebeti, ukwa 11 kwitwa Shebab, ukwa 12 kwitwa Adari. Ayo mezi yo muri Bibiliya niyo kalendari y'abayuda igenderaho. Noneho kuko bakoze pasika mu kwezi kwa mbere, Gregori akazana indi kalendari y'abaroma yahinduranije, aho kuvuga ngo ku cyumweru habe ku munsi wa mbere w'icyumweru ubwo ushira ku wa karindwi, birahushanya. Ubwo ruvuga ngo pasika iba mu kwa mbere ku bayuda, Pentecote ikaba mu kwa gatatu, Noheli ikaba mu kwa 9, ariko noneho ku baroma pasika ikaba mu kwa 4, Pentecote ikaba mu kwa gatandatu, noneho Noheli ikaba mu kwa 12. Nta kibazo kugeza ubwo bw'ubwo, kuko Pawulo yanditse mu baroma 14 urobanura umunsi akawurutisha iyi. Ni byiza icyo ndeba n'ibyo avugamo. Avuga ibinejeje muri wa munsi yarutisha iyindi, uyihwanya yose nawe ndeba ibyo avuga muri iyo minsi yakunze yose. Amen. Ariko icyaha abantu bakora nuko bahinyura aho hise mu munsi. Pawulo aravuga ngo ushaka guhita mu munsi kuruta iyindi ntagahinyura utarayihisemo. N'uwayihisemo nawe ntagahinyura utarayihisemo, n'utarayihisemo ntagahinyure wayihisemo. Nuvuga ngo ibyo ukora muri uwo munsi wahisemo, haba ku cyumweru cyangwa haba ku isabato. Kuko Yesu Kristo icyo yazize ibintu bibiri bikomeye, hakurikiraho ibintu. Yazize kuzirura isabato y'abayuda, Yohana 5:17-18. Kuko yaziruye isabato y'abayuda kandi akaba ari isezerano ridakuka ry'Uwiteka, barushaho kumuhiga ngo bamwice. Ariko ngo akongera kita umwana w'Imana kigereranya nayo, nabyo barabimuziza. Imana itegeka Aroni na Mose iti mufate umwana w'intama w'umwaka cyangwa umwana w'ihene, noneho muwubikire nimugoroba. Kwa kuwubikira mufata amaraso y'uwo mwana w'intama muyasige ku nkomanizo z'imiryango no ku ruhamo. Nimuja kurya mwe kuwuteka cyangwa mu burye ari mubisi, ahubwo murawotsa. Ngiye kubereka none uko babigenzaga. Uyu ni umwana w'intama. Umutwe w'umwana w'intama n'uyu, umurizo n'uyu. Bajaga kuwotsa, baravuze ngo kurya roti bagatera igiti ku murizo kikaza guhinguka mu ijosi, bagatera igiti mu rubavu kikaza guhinguka mu rundi rubavu. Abisirayeli bane bagafata utuduti twombi, ari ni ku murongo, iteraniro rikaza riruma kuri wa mwana w'intama wokeje, bawukuye uruhu lanyo iteye imore. No kuvuga ngo babaga bawubikiye bakaruma, undi akamusimbura karuma. Ariko icyo Mose na Aroni abatangiye bashaka kugenzura kwari kureba indyarya, kuko imitsima idasembuwe isobanura ukuri no kutaryarya. Bakaruma iyo yagukurikiranye n'uwo mutumvikana, wararumaga yakanga kuruma aho arumye agahindura, bakaba baramufasha. Uko utasoma umuntu wanga, niko no kurumaho umuntu yanumye utamukunda byananiranaga. N'abakora igaburo ryera bakuza umuhango wo kozanya ibirenge. Hari amatora yamwe akora umuhango wo kozanya ibirenge nk'abadivantizi. Iyo uvuze ngo ndoza kanaka, pasiteri ntakwemerera. Pasiteri ni utoranya abarozanya ibirenge kugira ngo udatoranye inshuti yawe. Urareba rero iyo pasiteri amutoraniriza uwo adashaka, arataha haje kugabura, uwo akaba arafashwe. Uwatinyaga kuruma undi yarumye babonaga ko hari icyo bapfa, bakamufata agatamba ikindi gitambo kugira ngo babarirwe. Umwana w'intama nuko bawuryaga wokeje, none amaraso yawo agashushanya impongano y'ibyaha by'Abisirayeli. Noneho za mboga zishariye zashushanyaga umubabaro bagiriye mu Egiputa. Amaraso kuko ari impongano,
bakarisha imitsima idasembuwe nuvuga ngo ya mitsima idasembuwe ni ukuri no kutaryarya. Bwana sifiwe. Amen. Abisirayeli abana b'Imana bagomba kugendera mu kuri. Abakristo bigiye cy'imperuka babaye indyarya n'uwaguhemukira gusengera. Ati mwene data umuntu yarakwambuye atari ko dupfukame tubanze dusenge kugira ngo akuroge akwibagize. Ngiye kwerekana imbaraga ziri mu maraso rero ku ngingo ya 2. Abisirayeli bari mu Egiputa bamaze guhabwa isezerano ko ari kuminja amaraso ku nkomanizo no ku ruhamo rw'umuryango. Hari abanyegiputa bari hagati y'amazu yabo bareba ibyo bari gukora. Buri gukora ibiki ntabwo bari bazi ibyo byo. Nisezerano ryo kuvuga ngo bari gusiga amaraso ku nkomanizo ntibari bazi ingaruka yabyo. Ariko baravuga ati kugira ngo amazu yacu agire esthetique twe kuba hagati y'amazi asize amaraso andi adasize amaraso, ahubwo twigana biseye gusiga amaraso kugira ngo aya mazi yose agire ishusho imwe. Ariko Uwiteka amina avuga ati ayo maraso azababera ikimenyetso mu mazu yanyu, nanje ubwo nzatambuka nzabanyuraho. Hallelujah. Nta cyago kizabatera iteka ryose. Uwiteka yohereje marayika murimbuzi abonye amaraso y'amazu yose asize amaraso arasimbuka. Manishimwe. Abisirayeli basize amaraso barakira, n'abanyegiputa basize amaraso barakira. Imbaraga z'amaraso. Imbaraga z'amaraso. Ariko Abakorinto ba mbere igice cya 5 umurongo waho wa 7 haravuga ngo mwiyezeho umusemburo wa kera kugira ngo muhinduke iroberisha. Kuko umusemburo wa kera ni igomwa n'ibibi, ariko mwiyezeho igomwa n'ibibi kugira ngo mwubahirize isezerano yo kugendera mu kuri no kutaryarya. Umukristo agomba kugira ukuri no kutaryarya. Agomba kugira ukuri no kutaryarya. Yesu Kristo rero yararebye aritanga ku bwacu, abonye isi yose igiye kurimbuka. Bigende biti abatambyi batamba uko umwaka utashe. Ihema ry'ibonaniro ryarimo imigabane 3. Umugabane wa mbere cyari igikari kitabarwa cy'abanyamahanga bashungeraga batacunguwe, bari abanyamahanga ku masezerano. Ariko iteraniro ry'Abisirayeli ryarahera, ariko bagategura ahantu bita ngo nahera cyane. Hagombaga kwinjira umutambyi wejeje umwaka wose, akagira abajenama bo kumwibutsa. Nyabuna watutse uyu, nyabuna wakandagiye ibintu by'abandi, ibuka wihane winjira hera utunganye. Bashidikanya bakamufundika umugozi mu kirenge, uwo mugozi bakawuzirikaho inzogera. Hari umwenda witwa rido ukingirije ahera cyane inyegamo, yakwinjira imbere yaho guhinguka gusa. Hari isanduku y'isezerano, yari inkoni ya Aroni ipfunditse uburabyo, yari ibisate by'amabuye by'amategeko, yari mu rwabya rwuzuye manu y'Abisirayeli umutsima w'ubugingo. None yaje kwinjira umupfundikizo w'isanduku y'isezerano bawitaga intebe y'ihongerero, niho yamenaga amaraso ye. Kandi ayo maraso akaba ari ay'itungo ataraye. Nizo babaye muri 5 bango agomba kubanza yasaba imbabazi z'ibyaha bye mbere yo kugira ngo asabire abandi. Kandi agomba kwihanganira abanyantege nke n'abayobye, kuko nawe agoswe n'intege nke. Ayo maraso rero akeza Abisirayeli ariko rimwe ku mwaka. Ariko Yesu arareba ati bitabo hagati rero y'abamarayika bari bahuje amababa hejuru y'intebe y'ihongerero. Hallelujah. Haba ikintu cyitwa sheki, narizo mbabazi z'Uwiteka, arizo mbaraga z'Uwiteka. Izo mbaraga nizo zafataga umuntu wishushanya. Akinjira arakoze ibyaha kubita umutwe ku ntebe y'ihongerero, bakumva inzogera itari kuvuga bagakurura bakajyana inyuma y'umurwa bagategura undi. Nta wemeye kwinjira hera cyane atiyegeje umwaka wose. Ubwo iyo ntumi nta wayikoraga, nta n'uwayihambaga, bayijugunyaga aho basuka imyanda. Kandi bakayikuruza umugozi batayikozeho, kuko ayikoraga yarapfaga. Nukoze kuri aho yayikuzaga apfa. Byari bikomeye. Ariko Yesu arareba ati amaraso y'ihene n'ay'intama yazeze ibyaha, kandi buri mwaka kwabajayo biyejeje umwaka nabo bapfa. Ijambo ry'Imana ravangwa, ariko Yesu we agiye kwinjira ahera, ntabwo yinjiye ahera haremwe n'intoke z'abantu, ahubwo yinjiye mu ijuru ubwaho. Hallelujah.
kugira ngo ahagarare imbere y'Imana ku bwacu atubere igitambo cy'iteka ryose. Wanasifiwe. Amen, amen. Hari igitambo cy'iteka ryose maze abantu babone kubabariwa. Nizo mpamvu Abakorinto ba kabiri ibice 5:21 haravuga ngo utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye kuba icyaha ku bwacu kugira ngo abari abanyabyaha hinduke gukiranuka kw'Imana. Hariya muri Luka ibice 22:34 haravuga ngo bumva bavuga ngo ni ukuri umwami Yesu yazutse kandi yabonekeye Simoni. Buriya umuzuko uri mu bwoko butatu, kandi imbaraga zo kuzuka zifitwe na Yesu. Abantu benshi babaye ibyamamare babihangange bigira na Yesu. Uwitwa William Mireri ni waza gitoro ry'Abadiventiste b'Icyumweru, yaramamaye, yaritangije 1831 aramamara baramuramya, ariko yarapfuye kugeza ubu ntarazuka. Madam White yatangije igitoro ry'Abadiventiste umunsi wa karindwi 1846, baramwamamaje na n'ubu utamwemera ntabwo waba umukristo w'ukuri, ariko ntabwo arazuka. Shari Betazibutse wazanye abahamya ba Yehova, baramwamamaje bavuga ko afite ubugingo, ariko kuva yapfa 1916 ntarazuka. William Mario Branham yazanye abafureri, yarapfuye bamuramya na n'ubu nta wundi bemera ko ngo yerekwaga inshuro 600 ku munsi. Yarapfuye ntirazuka. Turamufite Mariyamu w'Ikabera, yarerekwaga agatanya n'abashakanye kandi bashaje, akigisha ko niba wararongoye umukobwa urigeze urarana n'umukobwa uri umwana bigashoboka kuba ariwe mugore uzwi mu ijuru, nubwo wawe yaba yaracuze mwirukane. Yarapfuye 1997 ntabwo yazutse. Umugabo umwe witwa Ebale Mbonge yari umugabo w'igihangange kandi afite itorero i Kinshasa, araza arabwiriza agira ngo umuriro n'impano agakora ibitangaza bikomeye kandi babimuziho, ariko araza arabwiriza aravuga ati Yesu yarapfuye arahambwa azuka ku munsi wa gatatu, nanjye Ebale Mbonge nimfa nzahambwa nzuke ku munsi wa karindwi. Yarashaka kugayisha kuzuka kwa Yesu, we bagiye karindwi cy'Imana. Abakristo bamukomera mu mashi, ariko ubuyobozi bwariho icyo gihe 1983 bwa Zaire burabyumva. Icyo gihe nyobozi yose y'igihugu ntabwo yasinziye, baravuze ati umuntu wavuze ngo azazuka ku munsi wa karindwi nazuka tukiriho tuzabaho. Babushakira abadesipe 7, arategeka umuyobozi ngo mugende mu mwice bamuhambe muhari, musimburane gusinzira no kurinda, umunsi wa karindwi muze mubwire ibyo mwabonye. Barangije baramurasa, induru ziravuga i Kinshasa ngo Ebale Mbonge baramwishe induru zirakoka, ariko kuko hari abasirikare bakomeye b'abadesipe 7 nta mukristo wahageze, barirutse. Ahambwa nabo bategetse batari abakristo be, barahaba. Babiri bakaryama nijoro, abandi bagasimbura akaryama ku manywa, abandi bamurinze ngo barebe ko azazuka uko azazuka. Ku munsi wa kane babiri bahungira muri Congo Brazzaville abasirikare. Umunsi wa gatanu 3 baja muri Central Africa. Byageze kwa gatandatu ku mayo hasigaye umwe, umusirikare umwe aravuga tubazazuke ejo ndagenda nimugoroba, kuko ntabwo yazuka turaha ngaha afite ubushobozi bwo kwikura mu gituro ngo atadushiramo. Kwa gatandatu nimugoroba nawe arahunga cya muri Gabo. Mu gitondo abakristo baje kurabasanga nta musirikare uhari, babona kuza kuririra ku gituro, kuko bari beteguye ko ari umunsi wa karindwi agomba kuzuka. Barategereza barahasengera, za korari zose ze ziraza ziraharirimbira, bwira atazutse. Niba William Mario yapfe ntazuke, Ebale Mbonge yapfe ntazuke, Mariyamu yapfa ntazuke, ariko Yesu yapfa akazuka. Hallelujah.
imbaraga zo kuzuka. Hallelujah. Nta wundi ufite izo mbaraga. Shimwe. Ariko kuzuka gufite ubwoko butatu nk'uko nababwiye. Hari ukuzuka kw'ibimenyetso bigubana n'abizera bita kuzuka. Nk'uko Yesu yazuye Lazaro, nk'uko Paulo yazuye Utuko, nk'uko Petero yazuye Dorokasi, ibyo ni ibimenyetso bigumana n'abizera. Muri Mariko 15:16 haravuga ngo abizera bakabatizwa bazakizwa, kandi hari ibimenyetso bigumana n'abizera ngo ngo bazirukana abadayimoni mu izina ryanjye, ngo bazarambika ibiganza ku barwayi mu izina ryanjye, ngo bazafata inzoka mu izina ryanjye, ngo bazavuga indimi nshya mu izina ryanjye, ngo bazanywa n'ikintu cyisha mu izina ryanjye ntacyo kizabatwara. Ibyo ni ibimenyetso bigumana n'abizera. Ibyo bimenyetso rero nabyo birazura, ariko uwo muntu yamara kuzura kwakongera agapfa. Ntabwo azuka ngo abe yiteka ryose, aba ari ikimenyetso kigumana n'abizera. Iyo Yesu rero yagiraga ahantu akabona bafite kwinangira mu mitima, yararebaga ati ubwo bari gushidikanya ko ntari Imana, reka nkore ikimenyetso batakora, akabaza uyu muntu akamusubizamo ubuzima yapfuye. Kuko ikidendeze cy'Ibetesayida cyakizaga abarwayi bose n'indwara zose, ariko ntabwo cyazuraga uwapfuye. Nta bihari. Indwara zose zarakiraga, abantu bose bagakira nta kurobana ku butoni, kuko kitagiraga nyiracu. Kandi iyo wabanza gukira ntabwo wishuraga, ariko iyo wamaraga kuvamo umwuka ntabwo cyagukoraga. Kandi cyazuraga umuntu, cyakizaga umuntu, kigakora ku mubiri ntigikore ku mutima. Kuko umusambanyi wa kiriya Betesayida yatanga ari umusambanyi ariko yabaye muzima. Ariko Yesu iyo akijije umubiri agera no ku mutima. Kandi iyo Yesu agukijije arakubwira. Kandi Yesu yagiye gukiza abantu ntabwo ategekwa na marayika, kuko marayika aramanukaga agahinduriza amazi hakabona kubagukira. Yesu yaje ntategereza marayika, arakiza. Hallelujah. Nizo mpamvu kuzuka n'imbaraga zako ziba muri Yesu gusa. Kuzuka kwa kabiri ni abantu bapfuye mu buryo bw'umwuka, Imana ikabishaka kongera kubahembura ngo basubire mu murimo wayo. Barapfuye nk'uko Ibyahishuwe ibice 3:1 avuga ngo wandikire marayika w'itorero ry'Isarudi uti ufite imyuka 7 y'Imana n'inyenyeri 7 aravuga amagambo ati nzi imirimo yawe nuko ufite izina ry'ukuri nyamara uri intumbi. Ni itorero ryari rikomeye, ryashushanyaga abaporoso b'amavugurura, ryagiraga za korale z'ubwoko bwose, zagiraga abadiyakoni na nyobozi, zari zifite abashumba n'abakuru b'itorero. Ariko Uwiteka arareba ati mufite nyobozi yuzuye, mufite korale zuzuye, mufite kodime zuzuye, ariko muri intumbi. Abo bantu rero babaye intumbi bari mu itorero nabo bakeneye kuzuka. Narizo mpamvu umukozi w'Imana umuhanuzi Ezekiyeli yabonye amagufa yumye bice 37. Aravuga ngo ukuboko kw'Uwiteka kwangezeho, aransohora ndi mu mwuka, angeza mu kibaya, anyereka amagufa yumye, azengurukana aho yarakikije hose, ndayareba yari menshi kandi yarumye rwose. Maze arambaza ati mwana w'umuntu, aya magufa yabasha kongera kubaho? Ndamubwira ngo niho waremye abantu, ubwo niho wabimenya. Aravuga ati hanura, bwira ayo magufa ngo yemwe mwa magufa we, ngiye kongera kubateraho imitsi, maze mbasubize n'inyama, maze mbatwikize uruhu, kugira ngo mubone kubaho. Ijambo ry'Imana ravuga ngo Ezekiyeli avuga ngo mpanura nk'uko nategetswe. Ngihanura habaho gutigita, isi iratigita kugira ngo yerekane impinduka. Maze mbona igufa rirasimbutse risangira iryaryo, irindi rirasimbuka risangira irindi ryaryo, mbona biteweho imitsi, mbona bikwijweho inyama, mbona byorosha uruhu, ariko ngiye kuransanga nta mwuka wari ubirimo. Arambwira ati mwana w'umuntu, hanura umuyaga. Hallelujah. Bwira umuyaga ngo turuka mu birere 4 by'isi. Wa muyaga we uzuhuhe. Ubundi umuyaga ni umwuka wera. Ariko muri Daniel 7:2 umuyaga ni intambara. Naho mu mateka umuyaga ni imbaraga z'ikirere zikurura zikurikije uko imisozi iri n'ibibaya. Ubwo rero hariya ni umwuka wera. Hanura umuyaga uturuke mu birere 4 maze uhuhire muri iyo mirambo,
kugira ngo ibone kubaho. Mpanura nk'uko nategetswe, habaho guhinda, isi iratigita, umuyaga urahuha, mbona ya mirambi irahagurutse buhoro buhoro yema ku maguru yayo, yiremamo inteko nyinshi. Uwiteka aravuga ngo aba, kuko Ezekiel yari umuhanuzi w'impunzi, aba ni ubwoko bw'Isirayeli. Baravuga ngo Uwiteka yaradutaye, yaraduciye, ntacibuka ubwoko bwe, yadutaye burundu. Bamaze kubona Uwiteka abibagiwe, bibwira ngo arabibagiwe kandi abareba bahinduka nk'inyoni y'imbuni. Hari inyoni bitwa imbuni. Imbuni ni inyoni igendesha amaguru, yiruka ntabwo iguruka, ariko igira umuvuduko w'ibirometero 40 ku isaha. Irama imyaka 50, ipima ibiro 100. Iyo nyoni y'imbuni iyo bayihiga iriruka uko ishoboye, yabona bayitangatanze igashira umunwa wawe muremure mu byatsi. Iyo igize amahirwe ikagera hita kibareba, igira ngo nabo nuko byagenze, irahaguma bakaza bakayishikiza intoki. Imbuni rero irya byose, irya inyama, ikarisha, ikanywa amata, ikanywa amazi, ikarya umucanga, zikunze kuba mu butayu. Abantu nabo iyo bageze mu kaga bashaka ko Imana itabara igihe bateguye. Oya, ntabwo Imana itabara kuko abantu babiteguye, Imana itabara ku muteguro wayo. Kandi ntabwo abantu bizeye Imana bigeze batinya ibyica umubiri, ahubwo batinya ibyica ubugingo. Ntabwo rero gupfa ku mubiri byagutandukanya n'Imana. Ariko Uwiteka avuga ngo hanura umuyaga uzuhuye. Ba bantu baguye bihebye bongere bahinduke bazima. N'itorero rigira abantu bavuye mu mwuka bagapfa mu buryo bw'umwuka, ariko ntibasiba amateraniro, ariko abantu babwiriza bakitegereza. Ariko Imana ishakira huha, umwuka wera akaza kongera akabakura, akabahindura bagahinduka bazima, bakongera bakitwa ubwoko bw'Imana. Uko niko nibita kuzuka kwa kabiri. Kuzuka kwa gatatu ni isezerano dufite, kandi byarabaye ku mwenda ukingiriza hera umaze gutabukamo kabiri. Isi yaratigise, ibitare birameneka, maze intumbi z'abera zirazamuka. Uwo ni umurimo Yesu yakoze kugira ngo abera bisezerano rya kera bazabona ubugingo buhoraho, basanga abera bisezerano risha muri paradiso. Kuko hagati y'abambuzi bari babiri ku musaraba, bose uko ari batatu, Yesu yari hagati abaruta kandi bamwita umukuru w'abajura. Barababamba. Umwe bavuga ngo yatutse Yesu, ntabwo yamututse, ahubwo yavuze nk'umuntu. Yavuga ati Yesu, turakwizera ibitangazo ukora, kuki wemera ngo tubange ufite imbaraga zo kubakura n'ahangaha, wakwikuraho natwe dukura. Ariko undi mubambuza aramubwira ati uvuze nabi, twewe twibye kandi twafashwe, kandi ntabwo tubihakana, turazira icyo twakoze. Ahubwo yamubaje ngo ko hibye babiri babwa batatu. Aratira tuzanyibukene ugaruka mu bwami bwawe. Yesu aramubwira ati uyu munsi ndakubwira uko turi bane muri paradizo yera y'Imana. Icyatumye umwe mu bambuza akizwa ni ibintu bine, kandi byatugaragarizaga ko isi kuva ku kuremwa kwayo kugeza Yesu agarutse mu bwiza bwe izagira imigabane ibiri. Hazaba abanyabyaha n'abakiranuzi, kandi bagende baringaniye kugeza igihe cy'urubanza. Na Yesu nawe yaravuze ngo mureke urukungu n'amasaka bikurane, yarabivuze. Abantu baramubwira bati twabibye imbuto nziza mwami, twabibye, ariko haje kumera urukungu sinzi uko bigenze, reka tururandura. Ati have imizi y'urukungu ndayizi, yaringije hasi, amasaka mera hejuru yanize. Murakurura murandurane urukungu n'amasaka. Ya masaka tuyahombe, ariko twakize urukungu. Ariko ya masaka tuzayabazwe kuko ari abakiranutse. Mwareka bigakurana, amasaka yamara kwera tukayasarura, tukazarondurana n'ibikenyeri turabitwika. Shobora kubona umuntu mwitoro ngo yakoze icyaha, ukihuta mugiye kumuhagarika, ukibagirwa ko umugore we ariyo diakoneza, ukibagirwa ko abana be aribo baririmbyi mwitorero, ukibagirwa ko mwene nyirawe muvuga butumwa ushoboka muri iryo torero. Ubwo se aragenda asige nyina, aragenda asiga abana be, aragenda asiga umugore we, kandi wa mugore n'abana na wa mwene nyina uzabibazwa mu bwami bw'Imana. Habwo mubwira ibyaha bye akunanire, Imana yarangije kuvuga ko arabiye inshingano yawe.
ahasigaye umwanya inshingano ariko ntumwamagane kugira ngo ubone uko warera babandi bamukomokaho. Ayo niyo masaka Yesu yavugaga. Kuzuka kwa gatatu rero ni kuri Yesu azagaruka mu bwiza bwe. Abapfiriye muri Yesu Kristo akaba babanza kuzuka, abazaba bakiriho kugeza kugaruka k'umwami Yesu, natwe nabo tugahindurwa basha tukamusanganira mu bicu. Aba nabo premieraliste basobanura batyo. Twamara kumusanganira mu bicu tukabana nawe imyaka 3 n'igice yo gupima impano, tukongera tugasimbuka tukabana nawe imyaka 3 yo kweza umugeni, none tukamanuka ku isi kwimana na Yesu imyaka 1000. Tugiye nta banyabyaha bazaba, ahubwo bazaba abanyabyaha bazaba barapfuye, kandi bazaba bazategereza imyaka 1000 kugira ngo bongere kuzuka, kandi bo bazazukira gucirwaho iteka no gusuzugura iteka ryose. Uwo muzuko w'abakiranutsi wa mbere n'uwo abanyabyaha n'ubundi bwoko bw'umuzuko, kuko bazongera kuzuka abakiranutsi bakazukira ubugingo buhoraho, abanyabyaha bakazukira gukorwa n'isoni no gucirwaho iteka no gusuzugura iteka ryose. Ndabasabira bene data, uyu munsi wa none mu mutima wawe urumva wemera Pasika y'Uwiteka, urumva wemera imbaraga ziri mu maraso ya Yesu ko zagucunguye, urumva wemera iyo mpongano y'ibyaha, urumva wemera kuzuka. Kuko ijambo ry'Imana mu Byahishuwe 20:6 haravuga ngo ufite umugabane ku muzuko wa mbere nawe arahirwa, ntaco azatwagwa n'urupfu rwa kabiri. Kuzuka rero kwabonetse kuri Yesu, kandi abamwizeye bose bakamwemera yabahaye ubushobozi bwo kwitwa abana b'Imana. Imana yacu dusange kugira ngo twakire ubuntu bwayo, kandi tumenye ko igihano cy'Imana kitazasibanganya imbabazi iteka ryose, kandi n'imbabazi zitazakuraho urubanza, ariko twitegure ko Yesu azagaruka. Imana yacu dusange kandi tugirire neza, twizere kuzuka k'umwami Yesu, kandi twemere ko turi abanyabyaha, twemere ko Yesu ari umuziranenge, tweyatuza akanwa kacu ko Imana yamuzuye mu bapfuye, kandi twizere kuzuka kwe. Ndabigusabira umunsi wa none kugira ngo nk'uko umwambuzi nawe yatashe muri paradizo nawe urigeremo. Tugiye gusenga Imana yacu kugira ngo idusange, itugirire neza, kandi duhe imbaraga zo gutegereza. Mana turagushimiye, turaguhimbaje. Data wa twese turi mu ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, turi imbere y'amaso yawe. Umwana w'umuntu yariyononye, akora ibyaha, akora ibyangwa n'amaso yawe, ariko uramwitegereza ubona ko akwiye gucungurwa. Kandi Yesu Kristo wemeye kubambwa nta cyaha yakoze, nta n'uburiganya bwabonetse mu kanwa ke, yaratutswe ntiyabasubiza, yarakubiswe ntiyabakangisha, ahubwo yaritanze hidacugwa kibera, ubwo yikorera ibicumuro byacu bibamwa ku giti, kandi imibyimba ye ntiyadukirisha. Ndagushimiye Data wa twese uri mu ijuru. Umuntu wese yari muri Yesu Kristo abaye cyaye mwigisha ibya kera byose biragenda, ariko byose bigahinduka bisha, kandi byose bituruka ku Mana yiyunze natwe ku bwa Kristo Yesu, agasigira abacunguye ijambo ry'umwuzuro kugira ngo tuzabashe guhamagara bazimiye tubunge n'Imana. Ndagusabira mwene Data kugira ngo ugire ubutwari bwo kunga bazimiye n'Imana. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo abahindure benshi ku bakiranutsi bazaka nk'inyenyeri iteka ryose, kandi abanyabwenge bazarabagirana nk'umuco w'isanzure ry'ijuru. Turategereje rero Yesu nagaruka mu bwiza bwe azasange wararabagiranye, kugira ngo zangorano yadusezeraniye uzazihabwe, mu izina rya Yesu umucunguzi wacu. Amen.